Bene data bahamya ba Kristo ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana no gukiranuka bibane namwe mwese mu izina rya Yesu, amen. Reka aka kanya bene data bakundwa, mwebwe dufatanije urugendo rujya mu ijuru, twongere tuganire ku ijambo ry'Imana riduhugura kandi tuhugurana, ndetse tuvuga ubutumwa bwiza bikitwa none bigishoboka kuko igihe kiri bugufi. Bene data reka dusenge. Mana yera, data wa twese uhoraho uri mu ijuru, reka tugushime. Reka tugushimire uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe, kandi iri jambo ryawe ritubere impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe. Abahamya ba Kristo n'abandi bose bazumvira ijambo bizagira aho ribakura, bizagera n'aho ribageza. Twese rizatubera impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu izina rya Yesu, amena amena. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana ryanditse mu byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 7. Havuga ubukwe bw'umwana w'intama. Haravuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama usohoye, umugeni we akaba yiteguye. Bavandimwe nshuti, nimureke tunezerwe, twishime, kuko igihe kiri bugufi. Reka tunezererwe Imana, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Ahangaha Yohana umuhishuzi yabyeretswe, aravuga ati tuyihimbaze, ubukwe burasohoye. Ngo kandi umurongo wa 8, ngo kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza n'uwo mirimo yo gukiranuka yabera. Haleluya. Bavandimwe nshuti zanjye, ubukwe bw'umwana w'intama, abazabutaha ni abantu bazaba barahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza utanduye kandi urabagirana. Kandi uwo mwenda bigasobanura ko ari imirimo yo gukiranuka yabera. Bavandimwe, imirimo dukora yo guhindurira abandi ku bukiranutsi niyo mirimo Uwiteka yishimira, kubwira abantu bakava mu mwijima bakaza mu mucyo w'itangaza. Imana irashaka ko tujya kubwira abantu, tugasohoka tukajya kubwira abantu ibya Yesu Kristo, tukababwira ubutumwa bwiza. Umurongo wa 9 hakavuga ngo hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Abatowe ubukwe, abo bantu barahirwa. Abahawe invitation yo kuzataha ubwo bukwe, abo bantu barahirwa. Danieli yeretswe iby'iminsi imperuka, ukuntu bizaba bimeze mu gice cya 12 uhereye ku murongo wa 1. Aravuga ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ajya ahagurukira abantu bawe, azahaguruka. Aravuga ngo hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye icyo gihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Danieli we yabyeretswe nawe hakiri kare, aravuga ati icyo gihe hazaba ari igihe cy'umubabaro mwinshi. Igihe ubukwe bw'umwana w'intama buzaba busohoye, hazaba hari igihe cy'umubabaro mwinshi utarigeze kubaho uhereye icyo gihe ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa. Ni ukuvuga ngo Danieli yabyeretswe ko hari igitabo kizaba cyanditswemo abantu bazarokorwa. Aravuga ngo abantu bazaba banditswe mu gitabo. Bavandimwe, mbese nanditswemo? Mbese wanditswemo mu gitabo cyera, mu gitabo cy'ubwami twanditswemo? Ni ikibazo ukwiye kwibaza, ni ikibazo nkwiye kwibaza. Bavandimwe nshuti zanjye, Danieli we yabyeretswe avuga ngo hazaba hari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Muzi yuko muri ibi bihe bya none twamaze kubona ko turi mu bihe by'imperuka. Iyi mibabaro irahari hirya no hino, hariho inzara hirya no hino, hariho indwara ziteye ubwoba, hari amakanseri, abantu bararwaye indwara zidasobanutse, hari ibyorezo, imitingito. Bavandimwe nshuti zanjye, hari ibyo mutabona, njyewe ndabibona. Imyuzure, impuha z'intambara, ibyo byose umubabaro urahari. Kandi Bibiliya ikavuga ngo
abazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Aho ngaho niho nshaka ko twibaza cyane jyewe nawe, mbese nanditswemo? Mbese wanditswemo? Abantu bazaba banditswe ni ukwiyandikisha hakiri kare, ni ukwiboneza hakiri kare. Bavandimwe nshuti zanjye, buriya hari ijambo nkunda ryo muri urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3, hariya bavuga abana b'Imana n'abana ba Satani aba ari bo, ariko umurongo wa 2 w'icyo gice cya 3 niwo nshaka gusoma ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana ariko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko uwo aboneye. Urumva icyo Bibiliya idusaba? Niba dufite ibyiringiro byo kuzabona umwami, ibyiringiro byacu n'ubugingo buhoraho bavandimwe, ibyiringiro byacu ni ukuzabona Yesu. Ariko muri uko kumubona, ibyo byiringiro niba ubifite bikaba bitsika umutima wawe, bikaba bitsika umutima wanjye, reka twiboneze nk'uko uwo dukurikiye aboneye. Hano Bibiliya itubwira muri icyo gihe cy'imperuka Daniel yerekwaga, yavugaga ngo hazaba ari igihe cy'umubabaro. Nubwo ibi bibazo byose biriho, ariko twiboneze nk'uko uriya uwo dukurikiye aboneye. Mbese nanditswemo? Mbese wanditswemo? Ngo abazaba banditswe mu gitabo nibo bazarokorwa. Nimugerageze, nanjye ngerageze twiyandikishe mu gitabo, tugihumeka umwuka w'abazima w'icyitwa uyu munsi, twiboneze aha hantu hatinde. Niboneze mu mutima, wiboneze mu mutima. Matayo 25 igitubwira iby'abakobwa 5 b'abanyabwenge n'abakobwa 5 b'abapapa. Ariko umurongo wa 6 haravuga ngo ariko mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Bavandimwe nshuti zanjye, mu gicuku hagati, igihe hari urudubi, igihe abantu bashyizweyo, igihe abantu badamaraye, igihe abantu batazi iva n'ibizima, igihe abantu bafite amaganya hirya no hino, igihe umuntu arwaye ibitekerezo bye bikajya ku buzima bwe gusa akitekerezaho, igihe abantu bafite inzara bakibaza ku byo barya n'ibyo banywa, igihe mu gicuku abantu basinziriye, abantu bashyizweyo, abantu bari kure, haraza abadamaraye, burya nabo baba bari mu gicuku, abantu batiboneje nabo bari mu gicuku, abantu. Ariko Bibiliya ivuga mu gicuku ngo habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Urumva mu gicuku abantu benshi barasinziriye, abantu benshi ntibazi iriva n'izima, ntibazi yuko igihe kiri bugufi, abantu ntibashaka kwiboneza, abantu bafite byinshi bibagose. Ariko abahamya ba Kristo tucyumvira ijambo, nimureke tube maso. Nuko ngo abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Murumva abakobwa barasohotse, bumvise urusaku bati nimusohoke tumusanganire. Ariko bose bahagurutse baboneza amatabaza yabo. Ariko bamwe, 5 basanze mu matabaza yabo nta mavuta arimo, abandi 5 b'abanyabwenge bo bari buzurijwe amavuta. Bisobanure yuko bafite umwuka w'Imana. Buri munsi bagenda bibwira ibyiza byo mu ijuru, bagenda basaba Imana kubayobora mu nzira ijya mu ijuru, bagenda bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, bahamya Kristo kuko bafite amavuta. Nuko abapfu basanga mu matabaza yabo nta kirimo. Abo ni abadamaraye, abo ni abasinziriye, abo ni abatitaye ku by'Imana, ni abatarahinduriye abantu benshi ku bukiranutsi, ni abantu bikunda badakundana babo, ni abantu birebaho ntibarebe no ku bandi, ni abantu bikunda. Bibiliya iratubwira ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimugere ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Bisobanure ko ntacyo bibitseho, nta jambo ry'Imana bibitseho. Bahamya ba Kristo ndabararikira gusoma ijambo ry'Imana
ndabararikira gusenga, ndabararikira gusaba Imana kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko abazaba banditswemo nibo bazarokorwa, abazaba banditswe mu gitabo nibo bazarokorwa. Haleluya. Nuko mama b'abakobwa b'abapfu, urumva umukwe yaraje, abari biteguye bari bagombaga kwinjirana n'umukwe, ariko babandi barabahakanira bati ntiyadukwira, ahubwo nimugende musohoke mujye kuyashaka. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Bibiliya itubwira amashira kinyoma ko abakobwa 5 b'abanyabwenge baboneje amatara yabo, biteguye rugi hakiri kare. Umuntu iyo agiye mu bukwe ahera mbere yitegura. Ntabwo umuntu ashobora kujya mu bukwe ngo yitegure uwo munsi, yakerererwa. Ubukwe iyo umuntu uzabutaha witegura hakiri kare. Niyo mpamvu mbararikira ubukwe bw'umwana w'intama tugiye gutaha, twitegure hakiri kare, twiboneze hakiri kare, twiboneze nk'uko dukurikiye aboneye hakiri kare, bikiri ku manywa, bikitwa none. Nuko twe kuzaboneka mu bakobwa b'abapapa bataboneje amatara yabo, batari bafite amavuta mu mperezo. Bahamya ba Kristo, bene data mwumvira ijambo, nimureke duharanire gushaka amavuta. Umwuka w'Imana aba ari ugenga ubugingo bwacu, kugira ngo umwuka w'Imana umufite aba yanditswe mu gitabo. Bavandimwe, inshuti zanjye, nibyo mbasabira nanjye nisabira. Reka hano Daniyeli abyerekwa, yabonye yuko nubwo hari hariho umubabaro mwinshi, ariko umurongo wa 2 w'igice cya 12 cya Daniyeli, umurongo wa 2, ngo kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka, bazakangukira ubugingo buhoraho. Nubwo byasanga warapfuye cyangwa narapfuye, nubwo ubwami bw'Imana buzerekanwa narapfuye cyangwa warapfuye, tuzabe twariteguye dufite amavuta mu mperezo. Ngo ariko hano bavuga ngo nubwo bazaba basinziriye mu gitaka, bazakangukira ubugingo buhoraho, kandi abazaba barasinziriye muri we bazakangukira kubona Yesu. Abazaba bakiriho ntabwo bazabatanga kubona Yesu, ndetse ibitare bizasaduka, ibituro bikingurwe. Abantu b'Imana bari banditswe mu gitabo bazahita babona Yesu. Ntabwo bazaba bariho bazabatanga kubona Imana. Abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Abo ni abantu Bibiliya ivuga b'abapapa. Imana iturinde kuba abapapa. Imana iturinde kuba abakobwa batagenda mu bintu tutazi iyo tujya. Tuyoboze Imana inzira kugira ngo twandikwe mu gitabo hakiri kare, twandikwe mu gitabo, kuko hano hazaca umuntu wanditswe mu gitabo. Mbese nanditswemo? Mbese wanditswemo? Bibiliya umurongo wa 3 haravuga ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Haleluya. Ndashaka kubabwira yuko abantu bahinduriye abandi ku bukiranutsi, abo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose, ariyo mirimo yo gukiranuka yabera. Bahamya ba Kristo, reka twe kwikunda, ahubwo dusohoke tujye kubwira abantu ubutumwa bwiza, duhindurira abantu benshi ku bukiranutsi, tubazana kuri Yesu, tubabwire iby'agakiza, tubabwire ko Yesu agiye kugaruka, tubabwire bitegure, tubabwire bajye mu mugabane w'abanyabwenge, bave mu mugabane w'abapfu, tubavane mu mwijima tubazane mu mucyo w'itangaza. Imana idufashe. Indirimbo ya 71 ivuga ngo mbese nanditswemo mu gitabo cyera, ku mpapuro zera. Hano uyu muririmbyi yaravuze ngo sinita ku butunzi cyangwa izahabu, ndashaka ibyo mu ijuru nzajyane n'abera. Mbese umukiza mbwira, igitabo cyawe cyera cy'ubwami bwawe mbese nanditswemo?
mu gitabo cyera cy'ubwami bwawe. Mbese ndimo? Mbese urimo muhamya wa Kristo? Ngo biritubwira ko abantu bahinduye abandi ku bukiranutsi aribo bazaka nk'inyenyeri. Mbese uvuga ubutumwa hirya no hino? Mbese mvuga ubutumwa hirya no hino? Imana idufashe, nimureke ndekere aho ngaho, ariko tugende twibaza ngo mbese nanditswemo mu gitabo cyera? Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza, nanjye nkibaza. Imana idufashe, abantu bose bazumva ubutumwa bugira aho butuvana n'aho butugeza, tubashe kwakira imbaraga y'Imana, tubashe kuboneza amatara yacu, ndetse tubashe kuboneza n'imperezo zacu zibemo amavuta, kugeza igihe mu gicuku urusaku ruzavuga tugahera ko dusanganira umwami mu kirere, maze tukinjirana nawe mu bukwe. Imana idufashe twese n'abumvisha ubu butumwa, bisabye Imana yo mu ijuru nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mana Data, twese tugirira ubuntu, utwandike mu gitabo cyawe. Ndabigusabye, abakobwa bawe bazumva ubutumwa, abahungu bawe bazumva ubutumwa, uzatubera impamba n'urwego ruzatugeza mu bwami bwawe mu izina rya Yesu, amen, amen. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, imeri info@abahamyabakristo.org, kuri telefone guteranya 1-7-8-6-6-7. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.